ariko ndabona umwanya uhagije ndetse n'ayo makorali akabona umwanya uhagije, ariko ntabwo uko byagenze. Imana ishimwe ko izadusobanurira impamvu muri uyu munsi batubanye bugufi. Uyu munsi nifuje igihe kinini, ariko hari akanya nshaka kubanza kuririmba agasubiza ibibazo abantu benshi bashobora kuba bibaza. Nkanyumva kose ko nta nubwo nkazi cyane, ntabwo bakazi kundusha baramfasha. Mubwire ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo. Nibaza niba mfite ubwenge muri njye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nakwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Murakoze. Ndibwira ko iyo ndirimbo irasubiza abantu bashobora kubona mpagaze hano ku kaguru kamwe, hari abafite abiri, ngira ngo ni bose hano. Bakabageze arishima Imana se ko yacitse akaguru. Njye ndashima Imana, ndashima Imana ko kacitse nkaba ndi muzima. Ndashima Imana yuko ibyishimo by'uyu munsi itabigisha. Byarashobokaga yuko mu kwezi kwa 9 ndetse no mu kwa 10 mwari guterana n'urutumo bari hano, ariko simbabone. Aho nari ngeze byarashobokaga rwose. Rero kubw'iyo mpamvu ndashima Imana. Imana yabacyubaka. Iyi minsi yanyongeye Imana ishoboze kuyikoresha neza. Nifuje gufata akanya gatoya ngashima ntabwo abantu bose nibo bahagurutse ngo baze hano nshima, ariko hari abo nahagurutse. Umuntu ntarahagurutse si uko ntazirikana uburyo yamfashije, ariko mwese ndabashima. Buri muntu wese uri hano yumve ko mushima. Imana ibahe umugisha. Kuba mpagaze hano nyuma y'imbaraga z'Imana zabikoze, harimo n'ubufasha mwamuhaye. Imana ibahe umugisha. Abantu benshi baraye amajoro bakayakesha bansengera. Imana ibahe umugisha. Abantu barandwaje, nyuma yo kuva mu bitaro abantu baransuye. Ibyo byamuhaye imbaraga nyinshi zatumye nkira vuba. Naciwe akaguru ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ubwo abanyamibare baze kubara iminsi ishize bumve niba umuntu yaba ahagaze gutya, ariko ndahagaze ku bwanyu no ku bubasha bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Mu nkombe nshimira rero ni umufasha Imana yampaye, ndagira ngo ahaguruke. Ukaze hano. Imana ibahe umugisha. Gushimira imbere y'iteraniro. Ndagira ngo n'abana
kandi ndashimira n'umuryango wanjye ndashimira umubyeyi wanjye mama Atambuka bari bumbange bahamagaye musezera ndamubwira nti ndabiho mama byashoboka yuko tutazongera kubonana ariko umubyeyi wanjye ndamukunda ndashimira cyane bashiki banjye uwo munsi nabahamagaye nabo basezera babwira yuko bwaba ari uburenganzira tuvugana kugira ngo batambuke bazirimo barisenze bararirimba bari bari ahantu hatandukanye ariko bagahamagarana turirimba iyi ngiyi bakaririmba kuri telefone bagasenga aha ari amasengesho basengeye hamwe namwe yatumye mpagaze aha ngaha ndabashimiye mubahungisha babyara banjye ahera ku mukuru Ernest ndetse na madamu Batambuke Ernest yandayeho amajoro menshi ntashobora guhaguruka Imana imwigisha Fortune ndetse n'umutware we Batambuke baza ndashimira imbere y'iteraniro Chantal n'abana Batambuke hano Imana imwigisha Imana imwigisha Imana imwigisha Imana yumve yuko nishimye imbere yawe muri ibi bihe Imana yanyeretse yuko mfite abantu bankunda nari mbizi ko bahari ariko ntabwo nari nzi uburemere bw'urukundo abantu bankunda Imana ibahera umugisha mwese uko muri hano Imana ibahera umugisha sinzi niba umuntu aritegereje yahageze amajwi yarigeze aza ashobora kuba atabona ko aza nifuzaga kumushimira ahari ndagira ngo bicare hasigare madamu n'abana bicaye Imana ibamugisha abandi bantu nshimira ni korali yanjye yifuza ko batambuka hano mama Remi arihe tambuka hano korali nayo itambuke mama Remi madamu wa grand frere nawe yandayeho amajoro menshi ndagira ngo mushimire kuba yarekuye umugabo we akageza akandaraho mushya Imana ibamugisha korali impamvu iheruka Imana ibamugisha ndabashimiye kandi umutima mwiza mwangaragarije Imana izawubonekera mu bwami bwayo nakwiyicarira ndagira ngo nsabe abadiyakoni n'abadiyakonikazi mu gihe dushima umuntu wifuza gutanga ituro ryo gushima Imana ituro rizafasha itorero ryacu ubwo ngivuga ko ry'itorero ndagira ngo abakuru b'itorero ba hano batambuke
buryo iri torero muyoboye ryambaye hafi, byageze ubwo abantu mu bitaro bibaza icyo ari cyo, kubera ko Imana ibaha umugisha, kubera ko byagezeho abakora kwa muganga biyumva kubw'umubare w'abantu bazaga. Ubwo hazaga aba hano, hakaza abakora mu mwanya, hakaza abo dukorana, noneho bagahurira kwa muganga rukabura gice, bakabona yuko ndimo guteza akajagari mu bitaro, kugira ngo gatire none kaduca amakipe, bamwe bo bari hanze, abandi binjire. Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko mutajya kwicara mwebwe muguma aha, hanyuma abantu dukorana hano baje bahagarariye, abandi ntabwo bashoboye kuza kubera iminsi turimo. Ndagira ngo Justine atambuke hano. Justine ni umudamu w'Imana dukorana, Imana imuhe umugisha. Ni na duwayene wacu. Justine, Imana imuhe umugisha wo kwitanga. Gushimira cyane by'umwihariko Parasheri haguruka. Parasheri ni ibintu byo mu bitaro, buri gihe yavaga ku kazi agaca aho ndwariye akaza kureba uko meze. Parasheri Imana imuhe umugisha. Abantu ushaka gushima nanone ntabwo bose babonetse, ndashaka gushimira ababaza, ushaka ko bazi Oswald ni madamu waze, Ernest, Kayitakirwa, Fred, Benjamin, abandi ntabwo baje, nagize ingorane bagize abandi barabaje abantu bari mu kazi, ariko aba bantu hamwe n'abandi abantu baraye amajoro, kubera ko umukuru w'itorero babaye amajoro barwaje. Ntabwo byoroshye guta akazi ugatunga ukajya kurwaza umuntu ukamuraraho akurushye, kuko iyo ubwo burwayi bwanjye ntabwo nari nabivuze, ntabwo naryaga sinaryamaga, ndasabaga yuko bandyamisha, ntakumva ndiwe cyane, ahubwo ni mu by'usobanuro nawe ndimo kuribwa, aho kuryama banditse bakarushaho ngo mwongere mundyamishe. Abo bantu rero narabaruhishe, Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndabirana ngiye gusoza, kugira ngo Fred atambuke hano. Abandi bantu ndashaka gushima, nagize ingorane bose barwaye. Ndashaka gushimira umukecuru witwa Mariya Mutidashya, abamugeraho bamubwira ko namushimiye. Hari igihe umuntu akora ikintu wareba uko ahagaze, hari umuntu batuye tuzi maze yishyura aramureba, aravuga ati abandi bantu batuye, ariko batuye ibigize gute, ariko wowe utuye icyo wari ufite. Umukecuru abamugeraho maze kumushimira, Imana imuhe umugisha. Undi ndashaka gushima ni umubyeyi witwa Elizabeth, wari umukecuru w'umujinya, yaje mu rugo bisa nkaho mubabaje, hari impano yaranzaniye ndayanga, noneho arababara cyane, arambwira ati, atangira kurira, arambwira ati niwanga iyi mpano nkuzaniye ndimubabare cyane. Abamuzi muramuzi nyine, muramuzi. Nuko nabwiye noneho reka tugabanemo kabiri,
noneho nawe ugire icyo usigara. Ariko hari ibintu byagiye binkora ku mutima cyane ku buryo nzagenda mfata byibutsa. Abandi bantu nshimira ni abanyeshuri banciye imbere, byarantunguye kuba nabo ntibukaga bo baranibukaga. Kugeza n'uyu munsi baracyaza, n'uyu munsi hari gurupe yagombaga kuza ariko ntabwo byabakuriye. Ariko mfite amahirwe ko hano hari umunyeshuri nigishije muri iyi korali ndagira ngo ahaguruke, ubwo ndamushima mu izina rya bagenzi be Eric Imana iguhe uyu ni umwana nigishije. Rero nabonye urukundo rutangaje mu bantu kandi byahagaze ku mutima. Ndashima cyane igikorari Rwandese Family. Nagiye kumva ngo barampamagaye bambwira ati tuzaza kugusura. France turakuzi. Ndabona baraje mu rugo. Ndabizi muzi imibereho y'abanyeshuri ku buryo biruhije, ariko bahuriye ibitangaza. Imana ibahumugisha. Ikindi kintu bashimira ni uko uyu munsi mwemeye kuza hano. Abanyeshuri bari bafite ubundi butumwa bwa Nyagatare mu kigo cy'abandi banyeshuri bagenzi babo. Biyatse uwo munezero wo kubana n'abanyeshuri bagenzi babo basangiye no kuba ari abanyeshuri, biyemeza kuza kubana nanjye. Imana ibahumugisha. Mu ntege nke mfite no mu bushobozi buke mfite turi kumwe. Imana ibahumugisha. Ndashimira ko ari Yehova Gasanze, umuntu tuziranyemo n'umwe nta nubwo nari nzi ko aririmbamo. Uriya mugabo wasengeraga hano narabitabaje, Imana iguhumugisha. Baravuga ati tuzaza, Imana ibahumugisha. Ndashimira cyane abaririmbyi ba hano, gusa ndavuga byageze hano. Ndabashimye cyane abantu bari mu makorali hano, Imana ibahumugisha. Amakorali yose azaza iwawe, baraje ndetse bazanye impano itubutse. Imana ibahumugisha. Abana mwagize ngo nabibagiwe, agafoto kanyu niko kaba muri telefone yanjye yifunguye, niko usangamo cya gihe mwaje mu rugo, mwaje kunsura mwese. Imana ibahumugisha. Abizera mwese rero mwumve ko mbashimiye. Umuntu navuze hano si uko nirengagije ibyo yankoreye. Bacyusa, Imana iguhumugisha na famille yawe n'abandi mwese. Nahera ruhande mwese nabavuga, ariko Imana ibahumugisha. Umwanya ni mutoya, ahari wenda nzongera mfata umwanya wo gushima. Rero kubwo amasaha aho ageze nsoreze aha ngaha, ariko ndashima Imana ibyo yankoreye. Ndashima Imana ko nkiriho, kandi ikintu nizemo kindi ni uko nubwo napfa uyu munsi, napfa nzi yuko aba bana banjye n'umugore wanjye nta muntu uzajya kubendereza abahora inabi nagize. Icyo ni ikintu cyanshimishije. Ikindi nsorezaho ni uko nagize amahirwe atangaje yo kuba nsa nkaho napfuye, noneho nkumva amagambo abantu bari kuvugira ku irimbi bampamba. Rero abantu bambwiye ibintu byiza pe, byiza n'ibyo ntibukaga barabinyibutsa byiza. Rero urukundo mu nkunda, nanjye ndabakunda. Imana ibahumugisha. Nifuje rero guha impano itorero, kubera ko itorero ni iry'Imana, kandi namwe mwese navuze muri ab'Imana. Nimba iri turo itorero, buri muntu wese yumve yuko namuhaye impano. Nta bushobozi mfite bwo kuba nagena impano ya buri muntu hano, ariko mbishoboye nabikora. Ariko iyi mpano
ngiye gushyikiriza aba bakuru b'itorero, buri muntu wese yumva yakiriye kandi yumve ko mushimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ushaka kunigana ijambo ubyembere. Haleluya. Sabato nziza. Ndanezerewe cyane. Nejejwe no kuba duhagaze imbere yayo dushima Imana kuko yadukoreye ibitangaza. Hari abantu benshi cyane binjira mu nzu y'imvagwa ntibasohokemo, ariko ubwo yinjiragamo mu masaa 12:00 nasengeye mu mutima, nibuka amagambo ya Yohana yanditse mu gitabo ndibuka neza ariko nibuka ngo iyo umuntu ari mu nzu y'imbagwa Yesu aba ari kumwe nawe. Naravuze rero njye simbashije kwinjiramo nta n'icyo nakoramo, ariko Yesu nzi ko hari icyo ari gukoremo kandi yaragikoze ndakibona. Imana rero ishimwe cyane. Ndashimisha ijambo riboneka mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 14. Ngira umuntu uhansomera Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 14. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 14 handitswe ngo ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye. Rero ndanezerewe cyane kuko mwatubaye hafi. Uwiteka abamugisha. Ntabwo mvuga buri muntu umwe, ahubwo ndashima abantu babiri. Ndashima umuntu uri hano n'utari hano. Uri hano wese yumve ko mushimye, n'udahari nawe uzamubwire ko namushimiye. Uwiteka abamugisha. Haleluya. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Reka mbabwire Imana ni nziza. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza iyo kabiri yayo. Iyo tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 twari dufite igitaramo ku ntara. Yamuhamagaye saa 8. Ngiye mu gitaramo ni pepe twagera nk'amasaha 3 cyangwa 4. Ndavuga nti ndajyayo. Ndetse abandi bavuga ati kuko igihe kirwanya rwose ndajyayo. Noneho ngeze ahantu telefone y'operasiyo mwihangane isonye ndareba arampamagara ati mama ikaramu ati baye ati kangura ngiye kugaca wumva ntabwo nkunda kurira ariko amarira avanze n'ibyuya umugara abakobwa banjye ndababwira uko bigenze. Ese ubu njyikirwa ese nsubire mu rugo gusubira mu rugo ngiye gusenga tujye mu gitaramo nk'abandi. Nicaye mu rusengero ibyuya bikamanukana n'amarira ariko nkiyamaganya nyina barambona ntabwo ari ibyuya atari amarira ubwo ntabwo nabwiye. Ngeze hagati ndataha ngeze mu nzira ni ahantu batera pe uzamuka rwose ibigezi igashiraho. Ngeze aho hantu akantara Mana yo mu ijuru ni wowe byose. Bagiye guca akayaga wahagarare n'abamarayika ndetse n'umwuka wera noneho aba ni wowe ukomeye ntabwo mbeshya mu gihe. Ndataha ngeze mu rugo abakobwa bari bambwira ati ntugeze mu rugo ati ubu twatangiye amashengesho. Twatangiye rwari nka saa 1 cyangwa saa 2 saa 5:2 baravuye ku iseta. Ndashaka ko muri mbira ndirimbo ya 52 niyo twashorejeho kuva ku mugoroba ya saa 5:2. Ubwo rwose bayiririmbye turabura ati niyo twashoreje turi mu gusenga ntabasinziriye
basize inyuma yabo. Ni ukuri izina rye ryitwa buri muntu wese uri aho yabuze Imana y'ijuru, kuko nusaba Imana ucishijwe bugufi ntacyo uzayibura. Ubu ufite byinshi navuga Imana yankoreye. Nararwaye abana barwanaho, ariko ni ukuri umuzira bubagira. Nararwaye inda yanjye irabyimba pe, ndavuga nti Imana ngiye gutwara inda bisana ubuse ngiye kubyara umwana mwiyita, nubona ko ari ngombwa ntibiyindekere. Aba bana umva ufite abisenyereza hariya no muri iki, ariko umuryango wacu mbabwire dufite amanini. Umuryango wacu tubuze imitima n'ibitekerezo uko tungana kose. Nabuze ukuntu barabuze ukuntu uzara bisenyereza. Imiryango yacu ndavuga ko umuryango wacu ubyara abana batanu ufite amanini, abana bane Imana barashimye. Noneho ni ukuri babwira abana bandwanyeho igitabo cy'ijuru gusa kandi ndakagitabo ariko usanga n'umugabo gusumisha wizera Imana waba urwaye waba ushonje n'umutima neza n'ujya mu gitondo cy'ejo kandi ubu ntabwo uzasohoza ntawe ukuri Imana izikorera mu Uwiteka abahire kandi abamugisha randevu ni mu ijuru kandi ibyiringiro bifite imbere yanyu yizeye ko nzabona Yesu mu maso rwose. Umva ibyo byiringiro ndabifite ni umunyabyaha pe, ariko uzakubona kuko iyo yahishije nawe ibiti mwinshi ntabwo ntagezemo, ariko si nk'uko navuye n'umwana w'umuntu navuga ndatotesubije. Ahasigaye ujye ku mavi yari kandi ugataha ubutumwa bwa marayika wa gatatu burimo kubwirizwa ubwizere. Ntituzi umusinzi tuzigiye, icyo tuzi ni uko Yesu ari bugufi kandi twese nasa bizakora. Icyo kimwe kuko igihe cyagiye niyo twashojeho gusenga saa 5 Filosofo y'umugisha umutima ugushima igezida kama myiza tugusingize cyane unyigishe kukuramya iteka kandi menye ubwiza bwawe biringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo. Ushaka dusome Zaburi ya 34, Zaburi ya 34 umurongo wa 2 kugeza uwa 4. Haranditswe ngo Zaburi ya 34 umurongo wa 2, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Kozi nicyo gituma ababi bazatsindwa umunsi w'amateka n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Uko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko ni umukecuru ariko aba yiruka. Zaburi cya 5 umurongo wa 2. ati Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye mana yanjye, ntariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje, kuko atari Imana
kuko utari imana y'intambira kibi, abanyangeso mbi ntazaba iwawe, abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka, umwicanyi n'umuriganya. Ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeje urusengero rwawe rwera. Uwiteka, kuko gukiranirwa kwawe ujye unyobora, kuko banyubikiriye, umpanurire inzira yawe aho unyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ni igomwa risa. kandi impano hari undi muntu ushaka. Haleluya. Mbere yuko impano bayitanga, nanjye kumwe n'uriya mubyeyi uhagarariye uyu muryango, reka nshimire itorero ry'Imana ya hano Gishabana. Kuri Imana ibamugisha. Ntabwo twe twari turi hafi, ariko mwarahabaye. Umunsi umwe nageze kwa muganga, nkasanga sindavuga ko ari itorero ryose, nkasanga abagabo, nkasanga ababyeyi, mbese abantu ko ndiba ntabazi mu muryango n'abana. Madamu wa Somana arambwira ati aba ni ab'itorero ryacu. Ndavuga nti kutaba umuryango w'abana b'Imana ni ukunyagwa zidahera. Abana b'Imana barafashanya, ukuri bashimiye ko mwadufashije. Hari igihe umuntu ashobora kugira intege nke, akava mu byizerwa, ariko nunagwa uzagwe mu by'Imana. Kandi Imana iradusezerana yuko ngo naho umukiranutsi wanjye yagwa, ngo ntabwo azarambara. Nugwa ukagwa mu by'Imana, ukagwaguza mu by'Imana, Uwiteka azagufata akaboko aguteresha intambwe yakaburi mu nzu y'Imana. Kuva mu nzu y'Imana rero ni ukunyagwa zigahera, ariko kubamo ukabanamo n'abana b'Imana, ukabana na Yesu, amaherezo sinzi ya Kristo Yesu bizaba yawe. Reka rero ijambo rya nyingiro ryo gushima abana b'Imana batubaye hafi, kuvuga ngo Imana ibahe umugisha, kandi gukora kwanyu ntabwo kurangiriye aha, n'ubundi muzakomeza mudufashe, muzafasha n'abandi, gusa icyo nzi cyo muzasarura imutagisari. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nkuko twagize amahirwe yo kumenya ko nitugera mu ijuru tuzamenya impamvu uyu munsi amasaha yabaye make. Ubwo ngira ngo murabizi imvura twagize amahirwe, imvura nayo ni umugisha, si byo se? Twari dufite gahunda yo gushima na korali Impanda iheruka. Ntabwo ngiye kuvuga nk'umukuru w'itorero, ndavuga nka korali Impanda iheruka. Kuri za tariki 7 twari turi hano, mugenzi wanjye akaba na visi perezida buriya yaragiye kubivuga, ariko muri hangana yarabivuze ku itariki 7 n'ubundi twari twakoze. Ndibuka niba twari kumwe barimo bavuga bati se ubundi indirimbo iraza kuririmbwa ko hari saa 5 tugiye muri gahunda yo kuramya. Nubwo yaravuze ngo amasaha yabaye make, ariko aracyahari muri hangana, kuko ko tubivuga ariko n'ubundi igitaramo kiza gusoza neza.
njye nari ndi hano imbere ariko imwe mu isura nazibagirwa n'ukuntu nabonaga twari dufite korali yindi yari yaje abandi baririmbyi bicaye hano yewe icyo gihe na uniform twari twambaye n'iyi twambaye ndibuka ni papa Cyusa nawe wari uri hariya uvuga ati nareba ukuntu murerera mu mikenyero mwibaza nimba indirimbo iza kuririmba bigakunda ariko turashima Imana hari zaburi tugira dukoresha muri gahunda zacu zose nka korali zaburi 126 umurongo wa 3 bivuga yuko Uwiteka dukora ibikomeye bityo twishimye. Ni ukuri tuvuye aho ngaho nyine twari dufite n'umuntu turi busure w'umunyamuryango wa korali tujyayo, ariko mu kujyayo habayemo nk'akantu gatoya kadufashije kuko numva twari dusuye umuntu utari umwizera tugomba gusabana nawe. Ako kantu sinzi niba barebye baragaha agaciro kugenda gaha agaciro cyane. Twagezeyo duhindura uburyo twari tumeze, abari babaye dusa n'abishimye kuko twabaye nk'abantu bakuru turiyumanganya. Hanyuma nihuse njye wari ufite gahunda yo kujya kurara kuri Sibomana murwaza iryo joro, ntabwo gahunda nazirangije. Najyanye na Jacques n'umugore we na Alphonsine na Aimable, tugenda dusanzeyo benshi uko twari gukora. Hari itsinda ryatubanjijeho n'ubundi nabo barihangana ntabwo bivuga byose, ariko ubwo twavuganaga na Daniel Papa Cyusa ndetse yari ari kumwe na Papa Noella Pierre, buri mwanya twavuganaga amakuru twumva hari ukuntu bimeze. Rero icyo dushimira Imana muri iryo joro by'umwihariko njyewe nahise ngenda nabo ngabo nyine tujya ngo twajya ngo tugereyo kare, tugera dusanga amaze kwinjira bamujyanye muri salle d'op. Tukihagera turababaza, usanzeyo abo nyine bari kumwe n'uriya mubyeyi Papa Rachel Jean Baptiste, tubasanga hanze. Ni ukuri reka mbabwiza ukuri nk'uko Sibomana yabivugaga, hari byinshi umuntu ashima Imana ariko ushimiye abantu byaba ibindi bindi. Aho dutegereje, aho abantu bategerereza abari bahari barabyibuka, twahereye nka saa 11 zishyira saa 12 tugeza saa 4. Bamwe twa dufite umubyeyi utahakure, bamwe baramucyura abandi barahasigara. Noneho ayo masaha yose ashira dutangira kuganira ibiganiro bituma twibagirwa ikibazo kitubeshejeho. Murabizi abantu bari kumwe hari ukuntu baganira. Ubwo Jacques twari turi kumwe nawe na Papa Cyusa na Papa Rachel bari mu ibyo twaganiraga, ariko icyo ndimo nganaho gituma dushima Imana. Nanjye maguruka nonaha nshatse kuvuga se wa mugani y'amasaha, ariko ndavuga ni icyo gihe narasenze ndavuga ni Imana idufasha nzayishimira. Byaba ari ingorane rero umuntu arebye ku isa, ndi mu bantu bakunda gukurikirana isaha cyane hano, ariko nabo byari kumundira ko niyumanganya ngo iriya saha nyirenge. Twarategereje ayo masaha yose kuva saa 12 arizo mfatira kuri saa 11:00, tugejeje nka saa 4 dutangira gushaka ibintu biduhuza. Hari itsinda rinini cyane ry'abantu barenga 10, harimo abadamu harimo n'abagabo. Uyu mugabo duhagaranye muremure we na mugenzi uri hari imbere bazi ukuntu twiyumanganyije dushaka ikintu kiduhuza, ntabwo nyivuga, ariko ntabwo ari uko twari twishimye ko turi aho. Ubu twari tugifite amatsiko dusengera mu mutima, bamwe na bamwe twiyumanganya kugira ngo tudaheranwa n'akababaro. Ariko bishyira saa 5 nibwo umuganga yasohotse. Abantu batarategereza hariya hantu, ndababwiza ukuri na muzabyifurize n'uwo wanga, ahubwo ujye umusabira kugira ngo ibintu bye bigende neza. Turi hariya buri wese yumvaga n'umuryango ukomye akajya kureba uko bimeze. Harimo umubyeyi, umugabo ukuze Batista, sinzi nimba amwimuza amazina, niwe bagifungura umuryango. Yego namuhagurutse aze hano, nabonye yagumye kwicara, ariko uyu mugabo ni intwari. Atari uko Imana igumugisha uyu mubyeyi, reka muvuge abandi ntabwo bashobora kumenya icyo mugiye kumuvuga uretse abantu twari turi kumwe muri iryo joro. Hakinguye umuryango muri ayo masaha mbabwiye ashyira saa 5, hari ukuntu abantu barimo baseka rwose. Twari turimo duseka twiyumanganyije, tuseka batera ibiparu abo bagabo bonde turi mu bintu bitandukanye, ariko bakinguye umuryango bavuze bati abarwaje kanaka.
bakibivuga mama Ganza na mukuru we umwe bavuze mama Junior hari aho bari bagiye hari ibyo bari bagiyemo kureba hari sinzi nimba ari akantu kari gace kuko twari turaho twese turimo tuburaga ariko bagiye gatoya bakinguye umuryango bavuze iryo zina itsinda ry'abantu bari bari aho bose barenga 10 cwe hari akantu kaciyemo k'ubwoba twese turaceceka ubwoba buratwica cyokora ijambo ryaturemye umutima baravuze ngo abarwaje Sibomana hagira umuza arebe operasiyo yagenze neza. Haleluya. Ndababwiza ukuri ntabwo buri wese hese ashaka kujyayo byaratunaniye ariko uyu mugabo naje kumenya ko yaraziranye na Jean Baptiste Papa Rachel yatubereye umubyeyi mukuru koko niwe abadamu bari banahegereye twe turi imbere gatoya bose ubwo biragaragara ko bishe natwe buratwica ariko hagarara kigabo abaratambutse niwe wabanje kumubona bwa mbere avuye muri sale dope nihuse rero ndimo nabasuza kujyana umwanya byavuye aho wenda nge nimanganyijemo kuko nibura nagiye ngira igihe cyo kubana nawe mu bihe bitandukanye ari kwa muganga nageze aho numva hari ukuntu nkomeye atari gukomera kwenda ibyo nzamo bisa naho bimeze gutyo ariko hari ireme ryari bigendaga bifata cyangwa se binyubakamo rero nihuse abo bantu barangije baramureba nyuma mama Ganza baraza ajyayo ubwo murabyumva ntabwo mvuga umuntu yasohokaga ameze murabyumva tuvuyeyo rero batunganya ibyo batunganya bashaka igitanda bamujyanamo tujyayo ariko isura ikomeye cyane abantu muteraniye hano ari nayo twaje gushima Imana atari uko icyo gikorwa cyagenzeho cyo ahubwo ari uko igikorwa cyarangiye amahoro nagiye inyuma duteruye ibyo twari duteruye byinshi turimo tugenda aho bagiye gushyira itanda hari urugendo rurerure turimo dukata hari ukuntu warebaga umuntu uzi mu isura ya mbere wamureba muri iyo sura bikaba ibindi bibazo nyuma niho bamaze kumushyira mu gitanda nk'uko babivuze twari benshi muri ayo masaha 5 batubuza kwinjiramo Clementine ntabwo ari hano ariko nawe yari ruguru amubonye bamujyanye kuko nawe yize iby'ubuganga aravuze ati Imana ishimwe ati kuko iyo umuntu yavuye hari ahantu atari muzima ubundi bamujyana atareba iyajya ngo abize ubuganga barabyumva njye ntabwo ntabwize ariko yarabivuze avuga ati nshimye Imana ko nibura tumuri inyuma agenda areba iyajya atagenda areba iyava bamurebesheje abantu bapfa kuko ubwo bivuze ko umwuka uba waheze rero nuko turinjira bamaze kumwinjiza isura nsorezaho ni isura y'ukuntu byagenze bamaze kumuha igitanda tumaze kwinjiza ibintu turabyinjiza igitanda kiraboneka ariko nukuri hari igihe aba babyeyi navugaga bakuru twari kumwe n'abantu bakuze benshi buri muntu wese yinjiraga asohoka arira njyewe nanze kwinjiramo sigarana n'undi muntu umwe nawe utaje Pierre dusigara hanze hari ukuntu wirinda ikibazo rwose njye nanze kwinjiramo ariko nanjye no kwirema agatima mvuga ni ubwoba bwanyishe mvuga ni nari kumwe n'aba ba Jean Baptiste Papa Rachel nangira kwirema agatima yuko ubwo mbona hari abantu benshi ngiye gutaha rwose soma mbabarire icyo gihe ubwoba bwaranyishe nangira kuvuga ni aho kugira ngo marare wataha ariko abantu barimo barira bagenzi banjye barambwira bati se tukurindire dutahane kumva hari imodoka tugomba gutaha sisi umutima waje n'ubwenoya naje nje kurara ariko ntabwo ndi gutahe kandi koko niko byagenze kuko nisanze abantu bose uko bariraga agahinda kose murakumva k'iryo joro n'ubundi bose baratashye sigara nayo na mama Ganza na mama Junior n'undi mudamu umwe nazi izina nabo nyuma barangije baragenda tubasigaye turi babiri ariko n'ukuri Imana ishimwe cyane kuko muri iryo joro nubwo nahamya yuko yaba we yaba bamurwaje nawe asinziriye kuko n'uri nawe usinzira kwa muganga ariko ikintu gishimishije nuko uko bwacyaga uko amasaha yagendaga nubwo ububabare bwari bwinshi
ariko wabonaga nibura afite ibyiringiro. Asoreza ku ijambo rikomeye nshimira abantu bose, ariko nshimira yavuze ngo njyewe narebaga umufasha we turi kumwe turi batatu, namureba nabona ukuntu arimo yiyumanganya akomeye, avuga ni Imana ishimwe. Soma namubwiye ijambo ushaka kuba atarivuga ko nyiranye kuko nawe ukurikiranaga, aramubwira ati sheri komera. Ndashima Imana ko yakomeye kandi n'ubu ngubu bikimurinze. Ari nacyo nsorezaho cyo umuvandimwe yavugaga, abantu bari mu Mana bafite muri ubwo bubasha bwe babasha kugira ubushobozi bwo gukomera no gushima Imana kuko baba bafite icyo biringiye. Uwiteka rero yadukorera ibikomeye, natwe turishimye, izina ry'Imana riramukiwe. Maranatha, ihangane tuganire kubera ko ni iki Imana iri guhaye. Imana yampaye musaza wanjye ku kazi, Sibomana, tukambanze gushima. Atangira kuvuga narize, nubwo nari bubashe kuza hano imbere, anarenze amarira yaragwaga. Reka mbanze gushime, Imana imuvugisha. Ni bake cyane bagera mu bibazo bakarwara cyangwa se n'ibindi runaka, ariko bagapanga gushima. Imana imuvugisha kuko gushima mu bufura. Imana imuhe umugisha. Yafashe igihe cye ndetse si n'uno munsi bimaze igihe kuko yaduhaye message tubwira ko azashima Imana, agashima uburyo yamukorera akomeye. Ntabwo byari byoroshye, namugezeho gake kubera akazi akora, ababara. Ubwa mbere nari mbonye iriya ka y'umubiri uhinduka barafu, igice kimwe kigahinduka barafu. Ubwa mbere nari mbonye kuko gese undi umuganga, wenda abaganga barabizi, ababara kandi amwenyura. Se bijya bisohokera benshi, ababara kandi amwenyura. Abantu barabashije kumugeraho wahindukaga hano yakureba akamwenyura. Abaye mu barwayi benshi, mbana n'abarwayi benshi, njya za Butaro, njya hehe, ariko kugira ngo umuntu muri buriya bubabare abashe kumwenyura ikintu gikomeye. Imana imumugisha kuko yarakomeye, yatabaje Imana, Imana nayo ibera gukomeza. Ikindi ndavuga ku mudamu, nawe narabimubwiye, navuze ngo nabonye umuntu ukomera. Aho njyana abarwayi baba barimo baganira, abarwayi numva ubuhamya, umugabo akaba afite nka kanseri y'ukuguru, akavuga ngo umugore yarantaye yashatse undi, kubera kutihangana, kubera kutamenya Imana. Amagambo yagaragaje ubwitange buteye ubwoba ijoro n'amanywa. Namwigiyeho byinshi. Ni umubyeyi muto kuri jyewe kuko n'umwana agenda mukuru, ariko waranyigishije Imana imugisha. Nta kugoreka, nta kugira gute, hirya hino ukabona byose arabikora byishimiye. Mwabadamu muramenye, sibyo? Uwawe nagira mu kibazo zimunambaho, wibuke yandahize, sibyo? Jya ukomera ku murimo wawe, jya wishimira ko wubatse, wibuke ko hari abatubatse, wibuke ko hari abo Uwiteka yabaye yishubije ababo. Ubikora byishimiye, Uwiteka azaguha. Numva ubuhamya bwinshi, umuntu akaremba akagera habi, umugore akigendera cyangwa umugabo akamucika. Muramenye, twamenye Imana, twamenye ukuri ko kuzatubatura. Buriya ubu yari ari kugira ngo niba ari kumunzani kuko gipimo, ariko rugamba yarugiyemo kandi arutsinda, kandi n'ubu kwihereza azatsinda. Reka rero Imana imumugisha. Reka nongere rero nshime itorero. Nabonye abantu bakundana, umunota ku wundi, yavuyije abana, umudamu akahirwa, umudamu akamugaburira, umudamu ukabona haje umugabo, abana basuhuza nabibukaga. Jye sinjya nibagirwa, niba ukunda umwarimu ntabwo bizi.
abantu bose banyuze mu maso wenda uyu mwana niwe ntarebye ngo amenye, ariko Imana watorewe ugume ufatane. Itorero ry'Imana rigira rite? Rirafatanya, icyo kiriranga. Muve mu manjwe, muve mu bitagira umumaro, muhane imbaraga kugira ngo dutahe igihe kirageze. Ubwo ndabashimiye muri rusange. Hanyuma kandi reka nshimire, yavuze abana bamuciye mu imbere. Abana baduca imbere ni benshi, hari ababyaye, dufite abuzukuru twebwe, ariko reka mbashimire nanone Batista yakoze umurimo ku ishuri, sibyo? Yari afite andi masomo, ariko Uwiteka amuha no kwigisha Lorigi, murayizi iyobokamana. Najyaga nca ku idirishya kuko twagiraga amaklase ameze nk'aharamwe, nkabona arambuye Bibiliya arimo aratanga umucyo mu bana. Yahakoze umurimo ukomeye, niyo mpamvu nawe batamuviririye, barariye bize iby'umubiri ariko baniga n'ijambo ry'Imana. Nahoze ubu ngubu bafite abo bana bareberera, yigisha akorayo muri labo yacu, ariko yahoze avuga ati ntabwo twakwibagirwa Batista kuko yakoze umurimo. Igihe kimwe turi ahantu, ndabagora mwihangane mvuge ni igihe cyanjye, turi ahantu ku kiriyo mu bakristo bacu, uwo mwana yarapfuye yaguye Centre Africa y'umubwiriza butumwa abaho ubushake. Yaravuze ngo ese aho uri, aho ukorera, kwa muganga, mu murima, mu baturanyi, ku ishuri aho wigisha, uvuga ubuhe butumwa? Ese bakubona ko uri umuntu w'Imana? Bagusoromaho imbuto zikwiriye abihanye, ese ukora iki? Aho utuye hakuzengurutse ukora iki? We rero yakoze umurimo. Ubu iyo nicaye tuba muri departement imwe, mbona harimo icyuho kinini cyane, sigaye numvaga ndi jyenyine kandi mbona abandi. Mubitekereze namwe, ntabwo niwe nabashaga kuganiriza, burya muri groupe hari abantu uganiriza ukumva urabohoza, sibyo? Yarakoze rero, abo bana bahageze bamwitayeho bakamusura, ni imbuto yabibye, ntabwo bipfa kwizana. Bashobora kumusura ariko njye n'abangwaye wenda bahageze kubera yuko ntacyo banyibukiraho, ariko barakoze, baraza sinzi bambwira mu Kinyarwanda, barukoneza, bari kuganizinga ibintu yabakoreye, bo barazirikanye ibyo yabakoreye. Ese wowe nujya ku gisasiro umurongo uzatonda? Baragusuraga bakadusohoka bakati niwe muri hanze, urumva turi benshi utabasha kwinjira. Ese wowe ho waryama wasurwa n'abangahe? Ntibavuga ngo reba wa mwirasi usigeho, uwo twakurikiye turamuzi, tugomba kumunambaho. Shimire rero umuryango mugari w'iri torero, shimire n'umuryango wa Maganza waragaragaye, n'umuryango wa Batista barahabaye, bakaza wamureba ukarira ariko ukabona aramwenyura, musabe izo mbaraga. Rero isomo nari nazirikanye Ganza yari isomeye ni Zaburi 150. Ngomba gushima kimwe kigomba kutwiheresha. Sinzi niba bari bisomere, hanyuma nkababwira amasomo nakuye muri ubu burwayi bw'umuntu. Zaburi 150, mama urimo dusomera, abidusomere, hanyuma haleluya. Mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye kumera kwayo kwinshi, muyishimire ijwi ry'impanda, muyishimishe nebelu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Reka rero mwese Imana iduhana umugisha. Isomo nakuyemo nuko
tugomba kugira umwunga wo gukundana kandi no kugira neza. Ikindi ni uko tugomba kuba mu muryango w'Imana, nusohokamo uzamenye ngo urapfuye ugiye kwangara. Imana ibahugisha. rero ngira ngo ntari gake nkunda kugira amarira, ariko icyo nari ngiye kuvuga ni iriya tariki ubwo twari hano mu korali iheruka ndirimba biraturanira, ngira ngo mwarabibonye, ariko ikintu nshaka kuvuga ndashima Imana ndetse nshima na Batista mu bihe bikomeye yahuye nabyo. Hagize igihe kinini cyo gukomeza kubana muri buriya burwayi. Ikintu cya mbere nshima Imana nuko atigeze ajya hanze ngo atandukire ajye mu bapfumu, ajya hehe nk'uko mu bandi bibaho, ahubwo gukomeza gusenga Imana ndetse arakomera, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Kugira ngo nka korali bwo twari dufite byinshi byo kuvuga na perezida ntabwo yabivuze, ariko umwanya wabaye ikibazo. Tuzagira amahirwe yo gutegura umunsi nka korali impanda iheruka yo gushima Imana. Ikindi nshimira Imana ni ukuntu Batista ngiye yarantangaje, ariko ni ukubera Imana. Ubundi gutwara imodoka, kariya akaguru gatwara imodoka ni akaguru keza, ariko buri muntu wese yaribazaga ati se biragenda gute, azongera gutwara imodoka gute, akazi murabizi transport yo mu mujyi ukuntu idufasha ibintu byinshi. Ndashima Imana ko yamuhaye uburyo bwo gutwara imodoka z'ibintu. Aleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Imana ni nziza ibihe byose. Ni byinshi umuntu yakavugiye aha, ariko nyine burishe. Ndavuga umunsi wo ku itariki yabagiweho 7, twiriwe nabi ndetse tunarara nabi. Uwo munsi naraye mu rugo iwe kubera ko n'umwana muto yari arwaye, Karebu. Ariko burya iyo umuntu afite n'ubwoba aranavangirwa. Byageze mu gicuku umwana araremba cyane. Amaze kuremba hari amajwi numvise, ariko yari zarimbwa. Numva afite ubwoba, bavuga ndibaza ngo imbwa zirira umuntu aba agiye gupfa. Imana imbabarire. Ariko ibyo byose nabirayemo ntabwo nigeze sinzira, ariko Imana yarahabaye. Icyo nshima Imana rero kandi shima cyane Mama Ganza. Mama Ganza ni umugore w'intwari, ni umugore w'intwari, umugore wese akwiye kwigiraho. Ubutwari yahawe na Yesu, Imana natwe ibudushye. Mama Ganza yari ari ku murwayi, yumva byari bikomeye, ariko ntiyahwemaga no kumpamagara mbaza ngo umwana ameze ati. Mama Ganza yabashije koroganiza ibintu byose byo mu rugo kwa muganga, hose akaba ahari, akoroganiza abari bugemure, akabimenya kubijera. Mama Ganza namwigiyeho. Imana iduha imbaraga, Imana iduha ubutwari, kandi Imana duhe kwihangana, tuho abagore bihangana. Murakoze. Haleluya. Nababeshye mu mubari. Mvuze ngo ntabwo ndi buvuge umuntu ku giti cye, ariko nakaguhamagara Kamariza. Kamariza ni tantine w'abana banjye, yarahambiriye. Abivuze nari ngiye kumuhamagara hamwe n'umuntu wavuye ku kazi kwa madamu kugira ngo atambuke hano biyeme kugira ngo atambuke mushimire mu izina ry'abantu bo ku kazi ka madamu, kubera bo bakorera hafi y'aho nari ndwariye. Imana iguhe uzadushimire cyane abantu mukorana. Buri saa sita iyo pause yageraga bazaga aho urwariye, akaza nk'abantu 6, 7, ukabona baraje bakabaza sumeze ute, bakanganiza, ababwira ntimujye muza, muje bituma ngira morali ko barazaga tukamuraga tukaganira
numva ndishimye. Rero uzabashimira cyane, Imana iguhe. Ndashaka no gushimira uyu mwana tubana mu rugo, yatubereye ku rugo, ntabwo twari duhari. Ahari abandi bana ubasiga mu rugo bakaniba bakigendera, iyo wari uri mu rugo wenyine niwe wari umenyaga, kandi byose yabikoze neza. Abana bavaga ku ishuri kuko ubwo amashuri yatangiye twebwe turi mu bitaro, ari uri mu rugo. Saa sita zikagera akava hariya mu rugo akamanuka kuri kaburimbo akajya kubazamura, mu gitondo akabazindura akabajyana kuri bisi. Muri ubu kazi yakoraga, kandi n'ibyo mu rugo bindi akabikora, agaheka ka gahugu gato akageza kuri bisi, saa nimugoroba akajya kubacyura, byose akamenya akabishyira ku murongo. Rero Imana iguhe umugisha, warakoze, kandi nawe Imana izaguha urugo rwiza. Rero keretse hari dufashe nk'iminsi ibiri, mutwihanganire, twarambiranye, ariko ndumva nta kundi twari kubigenza ngo tubabarire. Rero tugiye gutanga impano, ubwo umuyobozi wa gahunda niwe uramenya ibindi, ariko abayobozi b'itorero nibo turakarire cyane, kuko bari babuze ko turashima Imana. Bari babitwemereye, barabaza gushima Imana, nta kindi twakoze. Rero ibyo twakoze mwari mwabitwemereye, nubwo twafashe umwanya munini. Abandi bashobora kujya kwiyicarira hano hagasigara umuryango, tujya gutanga impano, kugira ngo umuyobozi wa gahunda amusubize mikoro. Reka wenda mbere atari yavuga, hari abandi bashaka kugira icyo bavuga mbere yo gutanga impano, twe turajya kuvuga. Reka duhe papa n'uyu mama iyo bagire icyo batubwira. Haleluya, Yesu ashimwe. Ahimbaze. Nanjye uyu munsi n'umuryango wanjye twashimye Imana cyane, kandi twashimye Imana ubwo Batista yavaga ku iseta. Umuvandimwe wari uri aha ngaha yavuze uko twari twicaye dutegereje. By'ukuri burya umuntu nk'uko batangiye babivuga, umuntu iyo yagiye ku iseta uravuga uti se mama haravayo ibintu bibiri, ari buze ari muzima cyangwa se hari cyangwa se ari buveyo basubwira bati yasinziriye byarangiye. Ariko kuko bavugaga yuko bagiye kumubaga ibintu bikomeye, twebwe twari dufite ubwoba. Ariko nkigerayo Batista naramubonye ati papa sino burabo naramwenyuye, ndavuga ngo Imana ishimwe, Yesu yakubanye ukuri, azi kwihangana, Imana ikumenyesha, kandi Yesu wawe agukomeza. Uwo nguwo utanga ibyishimo no mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibyaha, harya somo rimwe twamaze kwiga mu gihe cyashize. Yesu ababizi kandi azabitubwira tugeze mu ijuru. Umuryango mwiza rero na mu maganza twabashimye ukomere, kandi itorero naryo twarabishimye. Imana ibaha umugisha, uko mwamusuraga, uko twabanagayo, uko twahureragayo, rwose twashimye. Imana ibaha umugisha kandi bakomeze. Icyo nashaka kuvuga. Haleluya. Amen. Mumbabarire kuba nshatse kuvuga nyuma y'abandi, nari navuze ko nta kintu mvuga. Ndi mu bantu ba mbere benshi, ndi muri bo ba mbere barize amarira menshi, bahinze umushyitsi mwinshi kuri iriya tariki. Nari navuze ngo ntabwo ngira ikintu mvuga. Uyu mwana mureba yambwiye ati yampaze kuva kare, atuma mu wambabarire tujya gushima Imana. Iriya tariki ubwo ntabwo twaryamye, nubwo tutari turi kwa muganga, twinginze abana ngo baryame biranga. Ziriya saa tanu uyu yarampamagaye
yarambwiye ati mama ati wakongera ugahamagara kwa muganga. Muzi ko nahamagaye mukuru wanjye yari ariyo akambwira ngo papa Ganza asohotse muri sale dope, papa Sima agiye kumureba. Akibimbwira ati wahamagaye, nahamagaye nawe usohotse. Uyu mwana ureba aragukunda. Twebwe rero umuryango wacu tugira urukundo hahandi iyo hari ikintu kibaye kuri umwe muri twe igikuba kiracika, reka ariko byita muryango itorero dukunda mwarakoze, mwatugaragarije urukundo. Mama Ganza warakoze. Aho twabaga tutari Mama Ganza yabaga hari akiruka agataha kagaruka. Imana yo mu ijuru izakubugira muri cyo tugusabira. Haleluya. Ese haba hari undi muntu nawe usigaye ufite ikindi yavuga mu mwanya mutoya? Kuko nimba twavuze ngo ni umunsi wo gushima Imana, byanashaka ko amatara arahari, umuriro washamo tugashyiramo undi ushoboye gutaha agataha. Ariko uwumva ufite ikintu ushaka kuvuga wese, reka ahari duhe Benjamin umwanya, wenda bagende banyarutsaho gakeya kuko amasaha murabona yageze, ariko buri wese abashe kuvuga. Reka duhere kuri Benjamin. Haleluya. Amen. Ikivuga gikabije cyane, ariko Papa Ganza bimwita nk'umubyeyi wanjye. Uyu ni umubyeyi wanjye, ntabwo dusubiramo. Wenda warabizi ku kibazo cya mbere nagize mu buzima bwanjye gikomeye kirenze ibindi byose. Sinigeze yigwa umubyeyi wanjye, ahubwo nakibwiwe n'umugabo, kandi ibyamuka mfite muri iyi minsi yabaye ingabo yo kugira ngo berekane muri iyi minsi. Niyo mpamvu ari umubyeyi wanjye. Bwa mbere numvishe ko yaje mu bitaro, nari mvuye mu kizama ariko neza, no kuvuga byarananiye. Nagiye kumureba, kuvuga birananira, namureba ahubwo nkabona ashaka kungaramo ibyiringiro. Iyo nabaga muriho aryamye sinabashaga kuvuga, ariko ikintu cyanzanagamo ibyiringiro yaryamaga ari kuririmba. Hari indirimbo y'ino korali yitwa God's Family yari yumvaga yamugaruragamo ibyiringiro, ahubwo iyo ndirimbo nanjye nkumva itangiye kuzanamo ibyiringiro. Umwigiyeho kwihangana, kandi na madamu wimigiraho kwihangana ndetse n'umutima ukomeye cyane. Navuze nyuma y'iminsi byabaye, ariko kuvuga byaba byananiye, ariko ndashima Imana ko byakemuza amahoro. Kandi cyanshimishije, nari mfite ubwoba mu muryango we, abana nari mfite ubwoba ati se abana ntibabimenya, ariko ndashima Imana ko igikuba cyacitse, kandi ndetse Imana iracyamurinze, kandi aracyafite ibyiringiro ndetse akabigumana mu Mana. Icyo kintu gikomeye cyane. Yakumye kwizera Imana bihamana n'ubwo byose byabaye. Iri Imana ibishimirwe, bavuga byinshi, ariko icyo cy'ingenzi ashaka kuvuga rwose. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Umva, kwihangana byanze kandi ni ngombwa ngo dushime Imana. Ubwo uriya musaza wacu yaduhamagaraga, yarampamagaye arambwira ati Magdalena ndavuga nti humura, komera, Yesu arahari, abane nawe, humura rwose, Imana yakurinda. Amen. Birangije turahamagarana, hamagara murumuna wanjye na mama, turavuga ngo dufate umwanzuro wo gupfukama dusenge. Turava ku mavi tumenya igisubizo kivuye mu cyumba bamujyanye. Imana yarabikoze. Mu gitabo cyanjye cy'indirimbo ntabwo nakizanye, ariko buri ndirimbo yose twakoresheje nagiye nandika ngo Mana uhabe, uturwanirire, udukorere ibikomeye, nukiza musaza wacu tuzahagara imbere y'iteraniro dushime izina ryawe. Aho nsengera ku itorero ryacu rya Mugina, aho hitwa mu Bibungo, nagambire kuvuga ngo isabato ya mbere nzatanga ituro ryo gushima,
kandi mpagare imbere y'Imana nshime imbere y'iterambere. Icyo gihe isabato yabaye nagiye guhinga nkikubita isuka ku kaboko, bigera ya sabato mfite agasebe, ariko umutima urambwira ngo humura komera n'uwundi uzakira nawe uzajya gushima Imana. Nuko rero uwo muhigo narawize ngo nashima no kwitorero naho tuzajya dushima Imana. None Imana yatugeje ko umugambi wo gushima ni ukuri tuyishimye tubikuye ku mutima, kandi mwarakoze. Imana yo mu ijuru ndifuza ko yazatugeza mu ijuru, ko turi hano n'abandi batahabaye. Ni ukuri tuzahagarara amashimwe Imana yarebe, turishimye tuyishimiye tubikuye ku mutima. Uwiteka aba umugisha, kandi muramukazi wacu yahabaye akamurwaza ntacike intege. Nagezeho mbona arakomeye, bwo bampamagara agambira ati wowe turumva utaza hano, ndakugira amarira hafi. Ariko naraje ngeze ku muryango, ubwo mubyara wanjye arambwira uyu mugabo wicaye aha ati ntiwinjire hano ufite amarira, ntabwo dushaka umuntu uza kurira, mukomere ntuze kumusubiza inyuma. Naraje ngeze ku marembo arambwira ati wacerewe, ndagane naturutse kure. Umusekirite aragati waturutse hehe? Ati urimo kwesha, ntabwo mbeshya ngo nturutse. Amarira ahita asa, ndihanagura nanjye arambwira ati uhagaze hariya. Mu kanya gato arambwira ati nongera umbwira naturutse. Ndamubwira, nanjye aranyinjiza, mpageze asanga murumuna wanjye niwe wari waharaye, nawe ubwo turebanye amarira araza, ariko ndongera ndihanagura mwinjiramo. Arambwira asaba uruhushya ati mwambabariye umuntu akinjira ko ngende hanze agasuhuza musaza wacu. Narinjiye murebye, Imana impa gukomera, koko numva mfite agahinda, ariko Imana yaradukomeje. Ntabwo twateje amarira ngo dutere agahinda, kuko twari dufite ibyiringiro, kandi Imana yaramukijije. Kandi Imana niringiye yuko no mu ijuru izaduha ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha, umugoroba mwiza. Aleluya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Uyiringira ntabwo izamukoza isoni. Ni ukuri Imana yacu irakomeye. Uyu mupapa wacu yararwaye, nanjye nari ndi mu rugo ndwaye meze nabi. Amakuru maze kuyumva yuko ameze nabi, ndasenga ndavuga nti se Mana, kuriya mupapa ariwe wari warampaye papa wanjye umbyaye yarapfuye, noneho uyu mupapa nawe iyo murebye mba mbona ameze nka papa. Rero ndavuga nti Mana, kubera iki utumye nawe uyu papa yampaye agenda, wamba wariye byiburuka mukiza. Nuko Imana yarakoze, iramwuma, yarongera aragaruka. Imana yacu ikomeze imurinde kandi izamuhe n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Reka wenda gahunda dusa naho twegereza ku musozo, ariko nyirizina natwe itorero ry'Imana, itorero rya Jabana, natwe turashima Imana. Buriya nibuka igihe bari batubwiye inkuru ari ku isabato, ariko wa nyuma ku isabato tubivuzeho, abantu bose gusenga ubona biragoranye, nani gukurikirana gahunda ubona biragoranye, ndetse ukabona abantu bose bahungabanye. Ariko reka dushime Imana ko buri wese aravuga ati nugira gutya Mana tuzagushima. Wenda reka tuvuge mu izina ry'abizera, Imana yacu yakoze ibikomeye, natwe turishima. Buriya ntabwo hari abantu bari kuba sinzi nimba buri wese aho uburemerera icyo kintu. Ngiye nagiye kwa Sibomana ari ku isabato turi gukora ifunguro ryera, ndetse bigeze no pastor ambwira ati uramenye ntuze kujyayo. Nababwiye ngewe ndaza kujyayo ko byakagenda kose, ariko nageze kwa Sibomana mbona n'uriya mukecuru sehashika. Mukecuru mbona arahansanga, uriya mukecuru mbona ni ibibazo. Buriya hari igihe haba ikintu ndetse wajya no kuvuga ikindi kintu bikakunera. Nifuje ko mu mutima wanjye mvuga intereka dusenge ngiye gutaha, ariko mbonye uburyo se umwana kuvuga ko ari kumeze, nasohotse ahari batareba neza, nagiye nigira gutya bya kigabo, ariko amarira yari mu butaka bitewe n'uburyo nabonaga ameze. Nk'ijabana rero ndakeka ko muri iyi myaka nk'ibiri tumaze kugira abarwayi so mwana wa gatatu, sibyo? Uburwayi bukomeye bwo kubaga. Ariko reka dushime Imana yuko abo bantu bose Imana ageze gute yarabakishije. Bose yarabakishije. Babiri bababaze umutwe muri bazo ibyo bintu, kubaga umutwe bakabaga umutwe bakinjamo imbere babiri, niwe wase umwana wa gatatu, ariko abo bose
Imana yarahabaye ndetse nta nubwo barwaye igihe kirekire, hafi ya bose basubiye mu kazi kabo. Ubwo tukwiye gushima Imana. Buriya umuntu ubaho adashima Imana, Bibiliya yavuze ngo nuhiga umuhigo, ntuhiga ubwo twari kujya gute no kutawuhiga. Niba warahagaze hariya ugapfukama ugasenga Imana ukavuga uti Imana umunsi wawe muri iki giki nzagushima, jya wihutira guhigura uwo muhigo. Kandi iyo twahize nka gutya, ubu hari ibyo Imana yavuze, hari ibyo namwe ubwanyu mwagiye muvuga, hari benshi batashye bafashijwe nabyo byabafashije. Buriya barambwiye bati Imana yatashye, njye kujyayo byarananiye, kureba Imana yacitse ukuguru, numvaga ndi bugereyo agahita anyereka igisebe ukuntu kimeze, ariko birantangaza. ageze hano ati ndamubaze se igisebe kimeze, batereka dati koraho gutya, ati nta kibazo. Buri wese aribaza impamvu umuntu abagwa bamukeba ukuguru cyangwa se bamubaga ukuguru bakagukatamo kabiri, ariko nyuma y'amezi angahe umuntu akababaye muzima aragenda. Icyo gitangaza uracyumva? Icyo gitangaza uracyumva? Nyuma y'amezi abiri buri wese biramutangaza, buri wese aravuga ati mbese byagenze bite. Nagiye hariya ariko ari ku cyumba tugiye mu nama, urimo arambwira ariko umuntu nabonye ku rusengero ejo aza ku rusengero ni wa wundi mwavugaga baca ukuguru, inti niwe nubwo haravuga ntabwo ati urabeshya ntabwo ari ku isabato yakurikiyeho hari intebe nanjye gutarya hariya yaraje nawe uze kuza ndamukwereka. Ngize amahirwe mu gihe twari turi kumwe tugeze hano, umuntu Imana araje avuye mu modoka, ni cya gihe yazaga yambaye n'ikanzu nk'inshuro ya kabiri, araza ati mbonye kare koko. Nibwo avuye ati ariko namwe abadivantisite ati mufite iki? Mufite Imana. Buriya iyo buri wese yamenyaga ko iyo Mana yacu ihari, ukamenya ko iyo Mana ihari, ukavuga uti dufite Imana koko. Ikindi nashimira itorero ry'Imana, reka nshimire abizera bahanishaba uburyo twavuze iriya gahunda kuba tuti kwa Imana nubwo mu rugo hari ibibazo, ariko se hashika ntihazagire icyo kizabayo. Dupanga amakipe yo kuvuga ngo buri munsi uyu n'uyu haragemura abana duca amakipe, kandi ibyo bintu byagezweho 100%. Sibyo? Abizera turabashimiye. Buriya hari umumama uvuze ko indirimbo ya 18 ibanga itorero ry'Imana rirafatanye, yemwe ngabo z'umwami, ni indirimbo yakundwaga n'umuntu bita Rwankaka wasinziriye, ariko itorero ry'Imana buriya gusenga Imana ntabwo kuvuga Imana ntabwo ari amagambo, ntabwo ari gusakuza cyane, ntabwo ari ukugenda cyane. Gusenga Imana cyangwa se gukora Imana ni iki? Ni ibikorwa bigaragara. Imana rero ibaho umugisha, kandi umuryango wa Imana reka tuwushimire, dushimire n'abizera bagiye babaha hafi. Imana izababe hafi, kandi Imana izabaguriza urukundo mu izina rya Yesu. Amen. Nihanganire hari akantu gato cyane nibagiwe, ntabwo imbere ntavuze arashaka gusaba abana banjye imbabazi, arababeshya. Nubwo bakomeje kundata ngo ni intwari nta butwari bwanjye, nananiwe kubibabwira, birancanga nkajya ngenda nkabwira se sukunda babwira ngo iki, bakambwira papa ameze ati hari aho akavuga kameze gute, ubu nyine barimo barakavura dutegereje uko bizagenda, ariko baragaciro. Numvaga ntafite aho nahera mbivuga, nsenga Imana ndayibwira ngo nkomeza, njyayo ndamufotora, ndangije ndaza ndabicaza, ndababwira ndabigisha, papa bakomeje kumuvura ariko ntabwo byagenze neza. Kariya kaguru kamumereye nabi cyane ku buryo abaganga babonye kendaga no kumwica, kandi uko niko byari biri, bagomba kugakuramo. Ganza ati none se kavaho bikagenda bite? Bikavaho bakazamuha insimburangingo bazajya agendesha, ubwo se birashoboka? Bereka ifoto ahagaze ari mu mbago, ndakubwira rero bizashoboka, ariko si vuba, nyuma y'amezi 6 muzihangane. Ganza hashize iminsi 2 arambwira ngo mama ngo bya bintu narabibaze, ngo papa azambara insimburangingo ngo mu kwezi kwa 4 k'umwaka utaha. Rero mumbabarire ko ntababwije ukuri ku gihe, Uwiteka nawe mumbabarire. Ibigeragezo byakwisuka nk'imvura, hari isezerano y'umukunzi ko mu bikomeye by'isi
bikantera gutuza ngakomera. Naho twanyura mu gikombe cy'urupfu